iwacu Kakoza Charles Nkuriza aka Kensi. Mwaramutse neza perezida? Mwaramutse bwana Samu Karenzi nabo muri kumwe. Barakumva barakuramukije. Niba bagusabye cyane je nzi kuba wateruye gakubita hasi mu gitondo mbavuga nti ntongera kumugarura mu ntambwe, ariko ubu ngira ngo umujinya wa wagabanutse. Nta n'umujinya afite nakiriye. Wiyakiriye? None babigenza gute? Numvise perezida avuga ko rwose uko biri biruta ubusa. Perezida wowe ko tugeze perezida umuyobozi wa Ligue bwana Haji Mudaheranwa. Okay. Uretse yabiganiriyeho na Kirasa mubwira uko byagenda. Yavuze ko batoza aho yashoboye kuganira nabo nk'abatekinisiye rwose ngo babonye ubwinyagamburiro. Bazinyagambure ndi hano. L'equation igoye. Je nabigeranyije no gufata abana batatu, uwo ushaka guha umugati munini abandi ukabaha umwe bakamuha igice icyo bita duhenda abana. Nabifashe nko kugabanya pressure no kugira ngo hagaragare ko hari icyakozwe, ariko mu by'ukuri nta. Nje ahubwo nje nabifashe nko gufata umwana urwaye inzoka ukamuha umuti w'igituntu. Kabisa. Wase yakira. Ugafata icyo ngubwiranye. Ufata umwana urwaye inzoka ukamuha umuti w'igituntu. Je nabonyemo ikintu cyo gufuringa abantu. No, actually there's nothing, ntacyo bivuze. Niyo babireka ntacyo byari guhindura, ntacyo bihindiyeho, nta nicyo. Ahubwo se babikora mbere, iyo niyo guidelines bashakaga. Nanjye nibyo nibaza, bari bategereje guidelines. Reka nkubwire. There is nothing. Ntacyo mbibonamo rwose. Nawe we niba ujyanye abanyamahanga batandatu babanje mu kibuga, sibyo? Nujya kubasimbuza, ese aba banyamahanga bose bakina ku myanya imwe ku buryo wabasimbuza abandi? Nuba ngo bigusaba mbere na mbere kuba wavana umunyamahanga washaka ukamuvaniramo icyarimwe n'umunyarwanda. Dufate nk'urugero, urumva niba ufite abadefenseri bose b'abaksiyari b'abanyamahanga, sibyo? Ukaba ushaka gusimbuza umwataka nka polisi irabafite babiri muri akse, ubwo biragusaba yuko ushyira muri defense Samuel cyangwa ari, urumva, ukanavanamo wa wundi witwa Kimezi, urumva, kugira ngo wenda ushyiramo umwataka nuza Elijah. Ubwabyo ni imibare iri compliqué. N'ubundi amakipe menshi uzasanga atwara abanyarwanda kurusha abanyamahanga. Kwishyira muri equation iri compliqué. Nta gikemutse kirimo pe. No kwikiza aho ni ibintu byo kwikiza biraho. Turabyumva. Ngiye ku giti cyanjye rwose. Ese ikibazo ikirimo gishekeje ni kimwe. Ufashe iyo minsi yose uti ndimo ndashaka guidance. Uraje niba koko iyo consultance wanayikoze, aho kugira ngo utange umuti uvura malaria utanze w'igituntu. Ibyo na kameme turi abantu bakuru, nta n'umuntu ukwiriye kubyinira kuri izo ndugu z'ubuhenda abantu. Ibi bifata nk'uko wenda ari ukugerageza ati wenda ntitwarwanyije aba, ariko nta kirimo pe. Ibyiza bari no kubireka bakavuga bati bigomba ko bimeze, biragaragara yuko tugifite byinshi byo kwiga. Umutoza Haji ashobora kuba ari uko abibona, ariko ikibuga ntikibeshya azabibona. Yazabibona. Uretse ko Haji uko bibona bitagomba no guhita biba itegeko kubera ko ahagarariye abanyamuryango. Haji uko abona ibintu bye, ariko abibona abanyamuryango akabitekereza gutyo, rwose ntabwo ndi kumwe nawe. Abanyamuryango nabo bagira opinion itandukanye. Opinion yanjye nuko biriya rwose ntakirimo pe, ntakirimo. Ariko nabonye iriya mvugo y'umutoza mpita mbona ko bigomba guhura. Afite imbaraga ku buryo nawe bwe kumuvuguruza bishobora kuba byagorana. Ariko byabiteye n'agahinda niba ari hariya tugeze. Kuko umutoza yabategeka federasiyo cyane. Byabiteye n'agahinda. Nta n'uwo nigeze mbibona ku myaka yanjye 40 hafi n'ine mfite bwa mbere mbibonye. Umutoza w'igihugu aho ashaka gufata inshingano za directeur technique agafata iz'abaperezida agafata, no kuvuga ngo ni umutoza k'imangere zote.
ni umutoza utoroshye rwose ufite ijambo aravuga ko muri abaswa cyane. Sawa ubuswa bwacu ngo natwe nta kundi reka twihangane ariko tubabaswa ntabwo yakabona abajyana byaza kureba ubwo avuga ko ari n'amafuti bidahari aza kubireba nicyo cyamuvanye iwabo. So ntekereza ko iyo mvugo ubwayo nuko wenda dufite ubuyobozi nabwo bwa federasiyo budashobora guhagarara ngo bwiprononse. Iyo uza kuba ari njyewe perezida wa federasiyo mba naramuhaye demande d'explication hakiri kare nkanamutegeka no gukora statement ivuguruza ihohotera yakoreye abantu. Aho turi kumwe cyangwa nkamwirukana. Kumwirukana byo bishobora kutaha mu bushobozi bwe ariko nibura nk'ako gakantu avuga ati rwose ubwo waba uri perezida wa federasiyo udafite ubushobozi bwo kwirukana umutoza kimwe nuko atagira ubushobozi bwo kumuhayaringa ariko ubwo nabyo ni ikindi kiganiro. None se federasiyo ihemba umutoza? Oya ariko kameme bakaba bafite ubushobozi bwo kuvugana n'abamuhemba kuko niwe bamukoresha. Reka ngusobanurire ntabwo ndi bugiye mu magambo menshi mfite uko ibintu byanjye mbibona kandi ibi nta n'uwanabinziza ni uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga cyane. uwo bibabaza azagenda asige kandi nta n'umuntu rwose ndakubwiza ukuri sindya mu rugo rw'umuntu ngo njya gusaba y'ubugari rero sinabona amafuti ngo ndeke kuyariyakitingaho nkuko mvuga amafuti ya gitifu cyane ni nako navuga amafuti ya perezida wa Ferwafa ni nako navuga amafuti y'uwo ari we wese mu gihe agengwa no kuba accountable agomba kuba accountable ku bantu. Ubwo rero rwose murambabarira cyane kuri iyo ngingo. Turagushimiye cyane perezida. Nanjye ndabashimiye ariko ubundi se mwebwe what is your sound that? Guma ku murongo. Nuko rero urushinze. Sawa. Reka rero ubwo mva twumvise side nyinshi ndare ko tuvuga natwe uko tubibona. Narimo mbwira abantu bafite inganda amabanki ibigo amashuri makuru bakenera abantu bafite nk'ubustani se bakenera abantu bakora amasuku ariko b'impuguke b'inzobere kugana soft cleaning babikorana n'inshot experience bigeze kumara imyaka hafi 2 mu Nyanza.